financial ihagaze mu buryo bwa mikoro. Ikintu rero cyabaye niki muribuka ya visite nakoze kuri office ya Rayon Sport. Muribuka yuko nabwiye yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport mu gihe twarimo tuganira directeur technique yabwiye hari ingingo yuko agiye kuri call kuvugana n'abantu bari kumufasha kubona urutahizamu kuva muri Cameroon. Ibyo bintu terike uko mbivuze niko twanabivuze icyo gihe. Ndavuga nti sinzi niba bazamubona cyangwa niba batazamubona. Ariko uyu mukinnyi abantu bamurangiye Rayon Sport ni nabo bayihaye Charles, uyu mu defensive kuko bari muri agence imwe. Nango abareberera inyungu zabo ni bamwe. So hari ukuvuga ngo rero umukinnyi yaje mu defenseri tubona ni sawa. Agence twakomeza kuvugana ku mwataka biduha ikizere none ko nawe yaba ari umwataka mwiza. So iyo nyuze muri
ujya kureba muri current form ugasanga ntabwo yari ntabwo mwiza yaheruka cyane. gukina. ikipe ya Rayon Sport uyu nkuko Rugaju yabivugaga Junior ntabwo bagerageje kumukontakta mbere